ari njye nawe si ndakora ibishoboka byose ntayeka kandi ntabwo uzigera wicuza si Sheri tujura akazi buri gihe nta yindi mvugo umbwira niyo ngiyo urutakare urama ibyishimo ariko birangira mu kanwa basi ihangane sibyo ndabanguka ndakora ibishoboka byose mpereza telefone sibyo yes I love you yes sibyo Emire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ko wabyutse kare kandi ari muri weekend? Shana mundi nabona ariko kuma mu buriri cyene. Wenyine? Grand frère ari? Grand frère waje kukazi. Yazindutse. Grand frère nawe akunda akazi. No muri weekend kweli? Grafia akazi kazamwica pe. Haracyari kare ariko wakwisubira mu muriki rya Emire. Ufite ikibazo? Ufite ikibazo? Ufite ikibazo ko mbona gutekereza cyane? Please, tell me. Please. Ufite ikibazo? Hari ikibazo gihari? Mbwira. Please, mbwira. Hari ikihe kibazo? Mbwira niba hari icyo nagufasha gufasha. Sibyo? Ese kuri kuri? Please, mbwira. Ufite ikihe kibazo? Shayimi. Umugabo wanjye naramubuze kandi mbana nawe. Umugabo wanjye ntaga mu mwanya. Umugabo wanjye yagacira akazi. Nta munsi n'umwe ajya amatayi mu byibura ngo umarane nawe isaha imwe cyangwa se umunsi wose. Ntabwo nzi uburyo ngiye kuba. Mbambwire. Ihangane. Birashoboka ko ashobora kuba afite akazi kenshi. Ariko ndabizi mu minsi iri imbere araza kuboneka. Oya, ibi bintu ntabwo nzi ukuntu bizagenda. Ihangane rwose. Ubuzima agiye kubaho. Izi nkaho ndi jyenyine kandi mbana n'umugabo. Ibyo uvuga birumvikana. Sibyo? Akwihangane. Grafira afite akazi kenshi. N'aka kazi kagomba kunduta. Nase yashatse zikago kazi kadahari. Ihangane basi, ihangane. Ntabwo ngiye mbasha kwihangana.
n'umugabo wanjye cyane turaryamana gusa murana ubwoba bw'uko umugabo wanjye yazabimenya naramuka abimenye azanyica kandi nkunda Emire cyane umugabo wanjye ntambonera umwanya kubera akazi kenshi agira kandi simfite imbaraga zo kureka Emire kuko ndamukunda cyane gushaka ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko urugo rugomba kubamo ibyishimo uko byagenda kose umugabo n'umugore bagomba kubaho bakundanye badacana inyuma badahemukirana kugira ngo urugo rwabo rurusheho kubaryohera ariko siko bimeze aha ngaha kuko umugore akenera umugabo ntamubone uyu mugabo yita ku kazi cyane akaburira umwanya umugore we byatumye uyu mugore atangira kuryamana na murumuna w'umugabo we rasa akunda murumuna w'umugabo we cyane kubera kubura umugabo kandi amufite byateye umugore kumuca inyuma uyu mugore aryamana na murumuna w'umugabo we kandi byose bikorwa mu ibanga rikomeye cyane kuko umugore atifuza ko umugabo atazamenya iki kintu ese umugabo naramuka amenye ko umugore waryamana na murumuna we bizagenda biti Emire yishyurwa kaminuza na mukuru we ariko byose birasa n'ibidafite agaciro kubera guca inyuma mukuru we akaryamana n'umugore wa mukuru we kandi byose yabishyizwemo n'umugore wa mukuru we wamukunze cyane akabimwereka bikagera n'aho baryamana bizagenda bite ibi bintu nibimenyekana umugabo akora byose kugira ngo urugo rurusheho kuba rwiza ariko asa naho ari gufasha aba bantu kubana mu buzima bwabo nkunda murumuna w'umugabo wanjye cyane turaryamana gusa murana ubwoba bw'uko umugabo wanjye yazabimenya naramuka abimenye azanyica kandi nkunda Emire cyane umugabo wanjye ntambonera umwanya kubera akazi kenshi agira kandi simfite imbaraga zo kureka Emire kuko ndamukunda cyane gushaka ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko urugo rugomba kubamo ibyishimo uko byagenda kose umugabo n'umugore bagomba kubaho bakundanye badacana inyuma badahemukirana kugira ngo urugo rwabo rurusheho kubaryohera ariko siko bimeze aha ngaha kuko umugore akenera umugabo ntamubone uyu mugabo yita ku kazi cyane akaburira umwanya umugore we byatumye uyu mugore atangira kuryamana na murumuna w'umugabo we rasa akunda murumuna w'umugabo we cyane kubera kubura umugabo kandi amufite byateye umugore kumuca inyuma uyu mugore aryamana na murumuna w'umugabo we kandi byose bikorwa mu ibanga rikomeye cyane kuko umugore atifuza ko umugabo atazamenya iki kintu ese umugabo naramuka amenye ko umugore waryamana na murumuna we bizagenda biti Emire yishyurwa kaminuza na mukuru we ariko byose birasa n'ibidafite agaciro kubera guca inyuma mukuru we akaryamana n'umugore wa mukuru we kandi byose yabishyizwemo n'umugore wa mukuru we wamukunze cyane akabimwereka bikagera n'aho baryamana bizagenda bite ibi bintu nibimenyekana umugabo akora byose kugira ngo urugo rurusheho kuba rwiza
ariko asa naho ari gufasha aba bantu kubana mu buzima bwabo. Emire na Grace barabihisha ariko sinzi ko bitazamenyekana.